Yesu Kristo ashimwe cyane. Imana ihimbaza ubwo umwanya mwiza iduhaye wo kuganira amagambo yayo meza y'ubugingo. Petero niwe wavuze ngo twakuvaho tukajya he, wari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Haleluya. Icyo gihe bari baje kuri Kristo bamushakaho, arabavumbura arabavumbura. Bari baje ari benshi, ngo yari yakoze igitangaza mbere ho gato, ijoro ryakeye muri uwo mugoroba ushize akora igitangaza, abantu bararya imitsima. Yesu aratuzi, imitima yacu arayizi. Benedata, mureke duturize imbere y'Imana, kuko Imana iratuzi, imitima yacu arayizi. Niyo mpamvu ihora yabwiye Kayini ngo ibyaha byitugatugira ku mutima wawe, ni wowe ufite ububasha bwo kubitegeka. Ntabwo ari Imana izaza kudutegekera ibyo bintu. Hari igihe tuvuga ngo Mana unshoboze. Ubusanzwe niyo idushoboza, iyo twasenze iradushoboza. Ngo Mana umpe imbaraga. Hari amasengesho ngiye nirinda gusenga, atari uko ari iduha imbaraga, ahubwo kimwe nuko idusaba gutera intambwe. Iri jambo nanone gusaba, ijambo ry'Imana ryose itubwiye riba ari itegeko. Ubwo idutegeka gutera intambwe. Iyo ntambwe imwe twayitera, izindi ikazitera. Icyo ni kimwe. Cya kabiri nuko nyuma yuko ijambo ry'Imana tumenye ko ari itegeko kandi itubwiye ngo kora gutya, nuvuga ngo ni ngombwa, nuvuga ngo ni itegeko, it's a must. Niba ari kuba tubivuga, ni umukoro, ni ikintu ngomba kurara nkoze, si ngomba kurara ntagikoze. Ni ikintu niba ntagikoze uyu munsi, nshakisha uburyo ngikora vuba. Yesu ashimwe cyane. Niyo Imana itubwiye ngo dukizwe, dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, dore bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu Kristo niko yavugaga. Ibintu by'Imana tujye tubikora vuba vuba, kuko ni itegeko, ni umutware, ni umwami. Tujya tubona abakoresha bacu cyangwa se abo tuyoboye, tuba twumva babikora vuba, dufite ukuntu tugenda twigengesereye imbere yabo kubera ko nyine batuyoboye. Narindi kuvuga ku kintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, ikimana dutegeka. None Imana iravuze ngo mbahaye ubutware, mbahaye imbaraga. None rero iyo tugarutse kuri cya kintu narindi kuvuga ngo si byiza ko umuntu asenga ngo Mana umpe imbaraga, yaraziduhaye. Benedata, yaraziduhaye ngo mbahaye ubutware. Nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. None namwe nimugende muhindura abantu mu mahanga yose, abigishwa mubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, ngo tubigisha kwitondera ibyo yadutegetse byose, kandi ngo ari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Imana ishimwe ubwo tuhereye hano, twaba turi kwibukiranya ko Imana ariyo iduhamagara mu masengesho dusenga, tuyigandukire. Kristo ngo ni umutwe, Kristo ni umukwe, ngo natwe turi abageni. Umugeni ngo asabwa kugandukira Kristo nk'uko yadukunze. Haleluya. Niyo ngo dufite impamvu yo kugandukira Kristo kuko yadukunze. Niyo ngo urukundo rwe mu minsi hashize igihe cyaciyemo igihe maze kugenzura neza, nsanga urukundo rwa Kristo nta muntu n'umwe washobora kurusubiza inyuma. Bino tuvuga ngo umuntu yanze kwihana, yanze gukizwa, hoya, ntabwo ngemera. Ahubwo nkurikije urukundo rwa Kristo, nuko baba bataragera kumenya neza urukundo rwa Kristo. Nuvuga ngo Pawulo aravuga ngo babimenya gute nta wababwirije. None rero hari igihe twibwira ko rero kubwiriza gutya ku munwa, igihe tugezemo ntabwo ari icy'amagambo, ni cy'ibikorwa. Ibikorwa buriya nibyo bisenga, nibyo bikora. Hari ibikorwa, hari uburyo dukwiye kwitwara, kuba Kristo, kuba Bible,
kuba Bibiliya, twebwe bakadusoma Bibiliya mbere yuko bajya gusoma Bibiliya, bakabanza bakadusoma bakavuga ati nuba ngo ni umukoro duhora twitoza icyo kintu. Twaba dukuyemo iki kintu, gusoma, kumva ijambo ry'Imana nk'itegeko, tugashakisha uburyo turikurikiza vuba. Ikindi, kugandukira Kristo kuko tumaze kumenya ko yadukunze. Ikindi, tubonye yuko dukwiye gukora n'umwete. Ikindi, tumaze kumenya Kristo tugende tumumenyesha abandi. Ntabwo dufite kubacira urubanza, ntabwo turi abacamanza. Twebwe ibyo si ibyacu kumenya ibi n'ibi. Iby'Imana yatubwiye ngo ahubwo ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no ku mpera z'isi. Umurimo yaduhaye no kumuhamya. Mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, tubigishe. Turabahindura gute? Ni gute dukwiye kuba Bible, Bibiliya, kugira ngo abantu bahinduke aba Kristo? Tuvuga ngo nta muntu ujya wapfa yamenye urukundo rw'Imana, waninira, niko navuga, waninira urukundo, niko niba ariyo uko babivuga, urukundo rwa Kristo ngo arusubize inyuma. Ntekereza ko ntabwo bibaho. Kereka ntabwo ndamwumva, birashoboka ko bahari. Sinzi niba hari aho mwumvise umuntu uvuga ngo njyewe iyi Mana sinzayizera, sinzayemera. Donc akaba yizi. Umuntu kuyimenya rero, nari mvuze ni biragoye. Ntabwo tujya dupfa kumenya Imana ngo twumve ko twayimenye. So niyo mpamvu abantu baba bataramenya neza Imana, ntabwo baba bari bayimenye Imana. So niyo mpamvu hari n'abandi bayimenya bari gupfa, kavuga ati ndabyemeye. Muri ubu buzima harimo amasomo menshi. Hari bamwe bagenda bagira umugisha bakamera nk'aho bakuwe mu muntu, nk'umushimu ukuwe mu muriro, bakarokoka. Ariko hari abandi bajya banarokoka ku munota wa nyuma bari gupfa. Niyo mpamvu iyo umuntu atashye, umuntu apfuye, ntabwo dukerezwa n'abantu bagiye. Yego tubabana babaye, tukabana nabo, ariko nawe uba wapfushije, nanjye uba wapfushije, ntabwo mfite gukerezwa n'abari kugenda, kuko tumeze nk'abari mu gihe cy'intambara. Iyo igihe ari icy'intambara, nta muntu mu gihe cy'intambara, nta muntu ushyingura undi. Uwo mwanya biragoye. Buri wese aba akiza amagara ye. Turi gukiza amagara yacu, buri wese ari gukiza amagara ye. Ni igihe gikomeye kuko Satani yo ntisinzire, kuko izi ko imara igihe gito. Yarangara gute? Irangaye gato niko kazi kayo, kuko niwo murimo yemeye, niwo murimo yafashe, niyo engagement. Ntiturangazwe n'ibyo ateza, impfu n'ibyo byose. N'iki Imana ijya ibinyuramo igatwara intore zayo, abakira bashobora gukizwa ku munota wa nyuma bagakira. Imana ikanyura muri ibyo bibazo n'intambara, ntabwo bifite kudukereza. Haleluya. Nahoze nsubiramo igice twaganiriyeho, nyumva neza igice cy'Itangiriro ibice 19, aho Imana yarokoraga Loti amubwira ngo reba abantu ushobora kurokora bawe, abantu bacu n'abaye. Buri wese yaba umuntu wawe, ntabwo ari imiryango yacu. Nuko nubwo ariyo duheraho, abantu duhera kuba turi kumwe hafi. Noneho ikintu gikomeye cyiza muri iyi minsi, ikoranabuhanga rikoreshwa mu buryo butandukanye, ariko turi kurikoresha. Hari uburyo bwiza bwo kurikoresha. Ubu hari umuntu warokoka ari hirya no hino. Haleluya. Niyo mpamvu ni byiza ko tuza kuganira kugira ngo tumenye mission tuyikore hakiri kare, kuko najya dusengera Reka tuzasubizwa mu murimo, ngo izaduhembera idusanze. Haleluya. 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 Niyo ngo izaduhembera mu murimo.
ni duhaguruka bya bintu Imana mumishize nibwo yabimishuriye yabimbwiyeho irambwira ngo tubwire abantu ngo nanjye yabaga yabimbwiye ko uko nabonaga tujya mu ivugabutumwa, Imana itwohereza mu ivugabutumwa, umuntu wemeye kujya mu ivugabutumwa agasanga ameza yateguye, donc akagenda akakorera Imana, ukavuga ubutumwa abantu bagakizwa. Kuvuga ubutumwa ntidutinde cyane ku magambo, abantu bashaka ibikorwa cyane, abantu bashyira ubutinde rwose, kuko abantu babuze ibikorwa, babuze imbuto. Abenshi bahugiye mu mpano n'iki, impano ibyo byose biza nyuma, ariko muzabamenyera kuki ngo abigishwa ba Kristo ku mbuto bera. Abantu rero dushire imbere gukora umurimo w'Imana, gukora noneho nkabona abantu bajya mu ivugabutumwa, noneho uko bemeye kujya mu murimo w'Imana bagasanga ameza yabo arateguye. Haleluya. Donc yakoze umurimo w'Imana, noneho yangiza ni nkaho Imana imukora ku maso. Yesu ashimwe cyane. Kwa kundi ujya kubona ukabona Imana iragusubije utazi uko bigenze. Ntago biragoye, nagiye mbigenzura cyane. Hari igihe nabaga nicaye nko mu rugo nkaba tugeze ubusenga utegereje iki, uri mu rugo bisanzwe, ariko naba mpagurutse akaba aribwo wenda numvishije Imana inganiriza. Si uko itansanga mu rugo, ariko akenshi ushaka ko duhaguruka tukagenda. Naba mpagurutse, naba ndimo ndagenda ngiye mu murimo w'Imana, cyangwa mpagurutse ngiye mu gukora, nkumva noneho Imana imiranganiriza. Yes, Imana nta kundi kudasanzwe tuganiriza. Ngira ngo inyura mu buryo butandukanye, yajya kumva hari ibyiyumviro, hari ibitekerezo biza, umutima ukuganiriza, ukajya umubaza, ukajya ukubaza nawe ukawusubiza, ukawubaza nawe kugusubiza. Nkuko hari n'abandi babona amayerekwa burya ukabona ibintu. Ibyo byose uko witoza ugenda waguka. Nyine tubikura mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dukunda ijambo ry'Imana. Uwo mwitozo, iyo dusoma ijambo ry'Imana, twiga kuvugana n'Imana, twiga gukorana n'Imana. Haleluya. Nta kindi. Niyo mpamvu ngo uko urya munsi wegera ngo turusheho guterana hamwe, noneho dusangizanye amagambo. Imana ishimwe cyane. Duhaguruke dukore umurimo w'Imana, ayo meza arateguye. Mbona rero Imana ikora ku maso, umuntu yamara kuvuga ubutumwa Imana ikamukora ku maso, agasanga donc ibyifuzo yazanye atanabivuga Imana iba ibizi, abivuge cyangwa ntabivuge, ariko agasanga ameza arateguye. Nkabona abantu ameza ateguye neza cyane, buri wese yamagenda yakira igisubizo cye, kuko yahagurutse akajya mu ivugabutumwa. Ivugabutumwa buriya ni isengesho rifite imbaraga, ariko ntabwo riri gukorwa neza. Niyo mpamvu ibintu byacu tutabibona. Imana, twakira imbabazi z'Imana, twakira imbaraga z'Imana, twakira umugisha w'Imana. Data mwiza, turi imbere yawe, ducira ubugufi mu maso hawe, turi aho twatakiranze mu maso hawe, aho twatinze kujya mu ivugabutumwa, aho tutakoze umurimo nk'uko bikwiriye, aho umwuka w'Imana twawuniniye, twawubujije gukora muri twe, twanze kubumvira. Rimwe na rimwe hari aho tutasobanukirwa, aho twagize igihe kinini tutarasobanukirwa. Hari ibyo tutarasobanukirwa, tumwe tugenda dusobanukirwa uyu munsi. Hari wagiye uca hirya no hino mu bintu bitandukanye, mu bantu batandukanye, utuganiriza. Turi aho tutakumviye, twakira imbabazi zawe Kristo. Aho twagize ubunebwe mu murimo wawe, turihanye. Aho twagiye mu byaha tukahayisha, turihanye. Twakira imbaraga zazo gukora umurimo wawe, by'umwihariko ivugabutumwa, kuba mu ijambo ryawe, tukaba ijambo ryawe, ibikorwa byacu nyine tukaba ibikorwa. Donc isi yose nibona imirimo myiza dukora, twese tuyimbaza izina ryawe. Twakira umugisha wawe uva mu murimo wawe, twakira umugisha wawe uva mu biganza byawe, twakira umugisha wawe uva kuri ya marembo ngo y'ijuru, ngo amadirishya y'ijuru yakinguka. Twakwakira
niwakire imitima yacu uyobore dukore imirimo yawe myiza isi yose duhimbaze izina ryawe rwawe Kristo umwami wacu amen. Imana ishimwe bw'ijambo ryayo. rero ubushize twahagarikiye ku murongo wa mbere tusa nk'abawuvugaho birambuye. Imana ituganizaho ibintu bikomeye cyane. Itangiriro ibice 26 umurongo wa mbere, umutwe ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Kuzerera twabivuzeho cyane, ntabwo ari byiza kuzerera. Hari abana barazerera bakabakubita bakabacyaha. Abantu bakuru kubona umuntu mukuru ushobora kuzerera ni ikintu gikomeye cyane. Imana nyuma yaho none uko nakomeje kuryumva, uko nanjye nyuma nyuzamo nkongera nkaryumva, ndaryumva cyane, nkomeza kuryumva nanjye rikamfasha buri munsi, ndaryumva cyane. Imana yanyibukije yuko twibukiranyije yuko ndibuka ko twavuze yuko Isaka ise yari yaramuhaye ibye byose. Turibaza aho ise yamuhaye ibye byose bigashira, inzara ikabimara, bikaba ngombwa ko azerera. None ngo yari afite n'umuryango, Isaka bamuhaye ibye byo, ise yamuhaye ibye byose, abandi n'ituza hande. Aho naho twagize ubutinda, abandi bana sinzi ise Aburahamu yarabatandukanije nawe hirya no hino. Bose ntabwo tuzi ubuzima bwabo, ariko tuzi ko haleluya, tuzi yuko Imana igibana n'abantu bayo, pfa ko ari umuntu wayo. Mu kanya twazimo turumva indirimbo ivuga ngo ngira ngo ni hoza ijwi ryawe mukobwa w'i Siyoni. Hari aho rero tugera bakavuga ngo ndetse babona dusangira ibishimbo n'imvura ikagwa mu mirima yacu twese, bakabona birikora gusa. Kandi buriya nyine ni kwa kundi bavuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Noneho rimwe na rimwe bakatwita abasazi mu murimo w'Imana. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo tugaragara nk'abakene kandi dutungishije benshi. Amasengesho ngo ashobora guhindura imigambi y'abantu, ngo akuraho imisozi agasenya ibihome. Iyo ndirimbo irahari. Amasengesho ni ikintu gikomeye. Buriya iyo dusomye Bibiliya tuba dusenga isengesho rikomeye cyane, ngo gusenga mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni ijambo ry'Imana, ni nge nzira ukuri n'ubugingo, niko Kristo avuga. Yesu ni ijambo ry'Imana. Gusenga mu kuri no mu mwuka. Iyo uri mu kuri, uri mu ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana araza noneho akagusobanurira. Iyo wemeye guca bugufi, sinzi ukuntu dusoma ijambo ry'Imana, ariko bisaba ko gusoma ijambo ry'Imana ni inyanja, buri wese azamo afite target. Ariko iyo twaje imbere y'ijambo ry'Imana, bisaba ko we submit ourselves, niyo ngo turitanga, niyo ngo uciye bugufi imbere y'ijambo ry'Imana ngo wumve ritwigishe kandi turi buhinduke. Ngo rifite amugi n'inkota ifite amugi yombi ihingura ya mutima, igatandukana ngo imitsingo n'imisokoro, gutyo igera hose. Ngo ibyanditswe byera byahometswe n'Imana bifite umumaro wo kutwigisha, bikatwemeza iby'ibyaha byacu no kuduhindurira kugukiranuka, kugira ngo dukore imirimo y'Uwiteka, imirimo myiza yose. Haleluya, haleluya, haleluya. Buri wese yakira ijambo ry'Imana rimubere impamba, mugani wa muririmbyi, rituyobore. Arangije Aburahamu amuha ibye byose, abandi nyine baratatana, nyine bajya hirya no hino. Ukibaza babayeho bati? Abana b'abantu dufite uburyo dutegura ibintu, imiryango yacu dufite uburyo ikora, ariko ntabwo tubayeho nyine ku mugambi w'abantu, wa mugani w'umuririmbyi. Tubayeho ku mugambi w'Imana. So wakwibaza abo bantu barabayeho bati? Ibyo byose wenda bari bakuru, bafite uburyo amatungo n'iki, ariko natinze ku ijambo rivuga ngo amuhaye ibye byose. Ibyo byose bari yabakuyeho gake gato, nubwo birita bivuga, ariko birashoboka ko ari umuryango,
afite uko yabagabanya. Ariko nkatinda cyane ku kintu aho bari bagiye. Turibuka dufashe urugero kuri Hagari, yageze mu butayu ahura n'intambara ikomeye, donc ngo ibyo yari afite birashira, abandi nabo ntawamenya, wasanga byarashize. Dushingire kuri Hagari, sample kuri Hagari tuzi uburyo Imana yamutabaye, ngo nawe aravuga ngo uri Imana indeba, yabaye amazi yo kunywa. Bakomeza urugendo, umwana arakura, twabonye amateka y'uburyo Ishimayeli yabonye urubyaro, nawe ngo Imana yari yamuvuze ibintu bikomeye. Benedata, nta muntu uri mu isi udafite Imana idafite umugambi. Niyo mpamvu duhaguruke abantu bakizwe. Gukira kw'abantu ni inyungu zacu, gukira kw'abantu ni inyungu zawe. Iyo ngiyo ndibuka ko ijambo ry'Imana Kristo yavuze, ni nko kuvuga ngo iryo, reka ndivuge gutya, ni nka gutya rivuga ngo udafite azakwanirwa n'ibyo yari afite. Ni nko kuvuga ngo ugundira, hari ukuntu umuntu agundira, hari ibintu tugundiriye, bivuga Butumwa turarigundiriye, turikunze cyane, ntidushaka kwikorera umusaraba ngo dukurikiye Kristo nk'uko yabivuze, kubera turatinya ibibazo, intambara, kandi urundi birahari. Kandi ijambo ry'Imana rituvuga ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro. Dufate risk, twabivuzeho mu minsi ishize, ubushize. Arangije Aburahamu, hari ijambo Kristo avuga nanone ngo kuki twigagira ngo tuzarya iki, tuzambara iki, ngo inyoni ntizibiba. N'aba bantu rero ba Hagari aho bagendaga ntabwo bari babibye, ariko ngo Data wo mu ijuru ngo arazigaburira. None ngo uburabyo ngo na Salomo umwami wari ukize gute ntiyambaraga nka kamwe muri two, kakandi dushobora kuvuga ngo ntabwo gasa neza na kamwe muri two, kandi Imana ikamenya ukuntu iburimbije. Kuki twiganyira ngo kandi tubirusha agaciro, kandi Imana izi ko tubikwiriye tutarabisaba. Turasabwa guca bugufi imbere y'Imana ikaduha ibyo yatugeneye. Niyo niba turimo ngo mbere y'uko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Ntabwo Imana yabanje Adamu mbere y'uko irema Edeni, yabanje kurema Edeni ishyiramo umuntu, ngo harimo ibintu byose wakenera, ngo humura mwana wanjye naguciye imanzi mu biganza byanjye. Haleluya, tano nazi ya magerebo. Haleluya, haleluya. Ubwo bufite n'ubwiki hungira kuri Yesu, agufitiye byose wakenera. Reka kwirwanirira, tumbira umwami, agufitiye byose wakenera. Ola latita zaya mangolini arira botaraba. Mu izina rya Yesu Kristo ubwoba ushire, duce bugufi munsi y'ijambo ry'Imana, turiyige, Imana itwigishe, izajya igenda dukora ku maso tubone icyo tubona. Hagari Imana yamukoze ku maso abona iriba, kare kose kuki atari yaribonye. Niko yagiye mu mwanya wo gusenga kwiza, ntabwo ari guterura ya magambo tuyagerekeranye, no, ni mu ijambo ry'Imana tukumva icyo Imana itubwira, ukajya uganira nayo. Ese ibi bintu uri kuvuga muri Bibiliya turabikora gute, bimeze bite? Ushobora kuba utazi uko uri bubigenze. Amategeko yo mu isezerano rya kera asobanuye iki? Ese bihura gute n'isezerano rishya? N'abantu bose batwigisha n'iki, ni uwo mwanya bafashe bakabiganira. Natwe dukeneye kwicara, Imana yaravuze ngo mu gihe kizaza ngo nta n'umwe uzigisha undi ngo menye Imana, kuko ngo amategeko y'Imana izashyira ku mitima yacu. Nta bindi, ni ugufata Bibiliya buri wese agasoma. Cyambere twungutse
fata Bibiliya usome. Icya kabiri, umaze gusoma niho uza ibyo utumvise baza Mana ibi bintu mbwira gukora ndabikora gute. Icyo cya kabiri, ubigira umwitozo. Unumara kumenya uko ubikora ubigira umwitozo kugira ngo umenye ko Imana mwavuganye, ubigenzure rimwe kabiri gatatu. Nukomeza kumva ibintu bigaruka mu nzira zitandukanye, Imana ivuga mu buryo butandukanye, n'amabuye yakubwira, n'inyoni zakubwira, n'iki cyose cyakubwira, byayanyura ahantu hatandukanye. Umenye ko ibyo bikomeza kwisubiramo, wibitindaho kubera iki byisubiramo. Kurikira gahunda, ntumve ibyo abantu bavugana no, ubyumve ubigenzure, ariko utinde cyane, ufate umwanzuro. Twize gufata umwanzuro. Imana ikunda abantu bafata umwanzuro. Ntabwo wapfa gufata umwanzuro gutyo gusa, bisaba ko ufata umwanzuro urishuba, uzi neza ko icyo ugiyemo aricyo. So umaze kugenzura ibyo bintu byisubiramo, ufata umwanzuro bikurikire. Nibyo niko abakera babagaye kwizera, ngo ugategereza kugira ibyiringiro by'ibitaraba. Haleluya! Udafite ukwizera ntiyanezeza Imana. Kwizera tukura mu ijambo ry'Imana. Kwizera ni intwaro, za ntwaro zose z'umwuka, kugira ngo tubashe kurwanya, guhagarara tudatsinzwe n'imigambi y'umubi. Indi nzara itera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Inzara twayivuzeho cyane. Inzara turayizi ni mbi. Isaka rero arangije ahita agenda. Inzara irateye birakomeye, ibintu birashira. Yari umukire, yari afite ibintu. Hari rero igihe nk'iki cyiza ukagira ngo nyine ubuzima burarangiye, ariko noneho nibwo mbere y'uko haza gahunda, mbere y'uko umuntu akira anyura mu gikombe cyo gukena. Ni ibintu by'ihame, ni ibintu biri aho. Hari igihe twibwira ko dukize, kandi bivuge gutya, n'uwibwira ko wahagaze yirinda atagwa. None reka mbigarure gutya, n'uwibwira ko akize acunge neza. Ntabwo dukize, turakennye. Niyo ngo Yesu yaravuze ngo uwibwira ko areba aba ari impumyi. Ubundi rero niko yabwiye Abafarisayo. Ahubwo ngo iyo wabaga wemera ko uri impumyi, none Imana yakora ku maso ukareba. Abantu rero benshi bazi ko bareba, abantu benshi bazi ko bazi, ntacyo tuzi. Tureke twige. Imana ishaka ko twiga. Buri wese kwiga abantu ntabwo tubikunda. Nahoze mbiganira na mwene data ejo tujya mu Butumwa. Kwiga ntabwo abantu bakunda. Hari n'abavuga ngo umuntu wazanye kwiga we ni hatari. Ariko hari amasomo wiga bitewe no kwigisha. Buriya iyo wiga wigishwa, umwarimu buriya niwe ugira uruhare mu kugira ngo wige neza. Hari abarimu bakwigisha rwose isomo karizinukwa, abantu bajya bava mu mashuri neza, ariko abarimu bagira uruhare mu kwiga kugira ngo umunyeshuri yige abikunde. Amasomo ubuse wakwigishwa n'Imana. Dawidi yarabimenye, aravuga ngo reka nigwe mu biganza by'Imana aho kugira ngo ngwe mu by'abantu. Pawulo nawe aravuga ati mbese twumvire, ni Pawulo ni intumwa, sinzi na ari Petero, ati mbese twumvire abantu kuruta Imana, twemere Imana itwigishe. Mbere y'uko rero dutegereze turebe, mbere y'uko umuntu agira ibintu bikomeye, agera ku bintu bikomeye, aca ku ikosi. Iri ni nk'ari ikosi. Nujya ubona ibyagezo bije nyine ni ikosi, ni ishuri. Ariko utegereze uzumve neza cyane Imana ibiri kuvuga ibintu bikomeye. Iyo waje gusenga uri muri cya kigeragezo, ndakwemera wabana talemano zarikari ya mederebo. Imana mbere y'uko igira ibintu kugezaho yaguteguriye, ibanza kugira ngo gutraining kugira ngo uzabe kuri iyo level. Iyo level ntabwo wayibaho gutyo gusa. Nta musirikare ujya wambara ipeta atarwanye.
ntabwo dushaka kwiga, ntabwo dushaka ko ikosi, kandi ikosi ry'Imana ni sawa, iry'abantu turarizi, ariko twemera Imana itwigisha. Dawidi aravuga ngo reka nigire mu maboko y'Imana, mu biganza by'Imana ngo igire imbabazi. None turashaka duhugiye mu bantu, duhugijwe n'iby'isi, Satani yemba nabi. Yanga Imana yakomeza tuganirize, kandi turakomeza tuganire no muri comments ngo iyo nzara iteye Isaka rero aravuga ati nta kundi nyine mfite umuryango kandi ugomba kubaho, Imana yarawumpaye, none ntabwo tugiye gupfa aka kanya. No, ntabwo Imana yaduhaye abana ngo bapfe, no, ahubwo bazi Imana. Niba haje ikigeragezo bazi Imana ngo bije gute, cyane ko ngo nta kintu kizaba ku ntore zayo itazimenyesheje. Ashimwe, umva Imana urukundo rwayo, Imana ukibana n'abantu bayo, ariko twarayinaniye. Twige guca bugufi imbere y'Imana, kwigira ku birenge. Yesu aravuga ngo muze munyigireho kuko ndi umugwaneza, noroheje umutima, n'umutwaro wanjye utaremereye, kandi tuzabona uburuhukiro mu mitima yacu. Abantu rero bararushye kubera bo. Bibiliya ikomeza kubivuga, twabaye natwe nk'Abisirayeli, tuzi ukuntu Imana yagiye ibabwira ati bana banjye Abisirayeli bwoko bwanjye munyumve, inkota ikarindiza. Hari ibintu bitatu twarabivuze bidutegereje imbere nitutabana n'Imana, kandi nitubana n'Imana ndibiza muri rusange, aho ndibiza byose Imana izabana natwe mu izina rya Yesu. Inkota, utazicwa n'inkota zicwa n'inzara, utazicwa n'inzara zicwa n'icyorezo. Urebe habanje ejo bundi hari icyorezo, abasigaye ubu none inzara irimo tutumba, hari abari kwicwa n'intambara, ubu none inzara irahari. Ibyo bintu Benedata, Bibiliya nta kintu itavuga ngo nta gishya munsi y'ijuru. Sigaye iminota mike kugira ngo dusoze iki gice cya kabiri part 2. Isaka yemera guca bugufi no kwemera igihe agezemo. Ntago hano Bibiliya tubwira wenda ngo Imana yaramuteguje nk'uko twabyumvise, ariko yemeye guca bugufi, yarazi Imana. Twige kumenya Imana kwidukunda. Hari aho Imana yagiye ibaza Abisirayeli ngo ese koko ninjye ukiranirwa? Abisirayeli baravuga ngo Imana ntabwo ikiranuka, kuko Imana turavuga natwe ko Imana idakiranuka, Imana itadukunda ngo tubivemo. Njye nabwiye Imana ibintu bibiri, ndabibwira nti rero none ubu rero nta kindi nsigaje ku isi, ni ibintu bibiri. Naragukoreye, nta kibazo, nta kindi ntegereje. Ikindi gishobora kungumisha muri iyi si ubu ngubu ushatse, kuko icyo gihe nta kazi nari mfite, icyo gihe nta kazi nari mfite, navuze ni rero uretse n'ibyo by'akazi, navuze ni ndamutse nabonye akazi nagakoresha iki? None rero nta kindi nsigaje. Icyatuma ako kazi nkeneye umuryango, kubaka urugo, nuko. None rero niba utazama umuryango, nta kindi niyo nabura akazi nta kindi nagakoresha. Niba nkeneye umuryango, niba uzanyubakira urugo, ntabwo ari byiza ko rujya kure, kuko ubu ndumva ari bwo rukenewe. Kuko ubu ngeze maze kurangiza bachelor's degree, icyiciro cya kabiri cya kaminuza, none nyubakira urugo. Ubwo ni uburyo bwo kugira ngo tumenye neza ko niba nta sezerano ufite ry'urupfu, ugomba kubaho nyine n'ibyo bibiri. Niba rero udapfuye, niba nta gahunda zo gupfa zihari, Imana yaguha imirimo ukore. Nibyo Isaka nawe arareba aravuga ati okay, ubwo abana banjye Imana yampaye tugomba kubaho. Niba tugomba kubaho rero katyo gushaka ubuzima. Arasuhuka nyine arazerera, Bibiliya ivuga ngo araserera, ariko ni nko gusuhuka. Uwiteka aramubonekera. Kugendana n'Imana, ese ni ibiki bitubonekera? Ni ibiki twerekwa? Turerekwa iki?
dukeneye ko Imana yituganiriza. Ni ibindi bintu turabizi iyo byaje mu nzozi biradukanga. None Imana iza neza ituganiriza, iduhishurira, ikatuganiriza. Imana ko tuyikeneye, ko ari izi byose, twamenye neza ko ariyo yaturemye, turi abayo. Imana avuga ngo izaba Imana yacu, natwe tuzaba ubwoko bwayo. Twakwemeye tugaca bugufi tukaba ubwoko bwayo. Ngo Uwiteka aramubonekera, urumva yaciye bugufi, yatuje, aravuga ati ubwo Imana igomba ko mu buzima, ubwo yemeye ko mbaho ikama umuryango. Turi kwiga uburyo duteguramo isengesho, uburyo tuganira n'Imana. Ukomeze wiga uburyo ushobora gutegura isengesho. Ategura isengesho, ni isengesho ryo gukora. Ategura isengesho akora, avuga ati okay, kangiye gushakisha hano, byanze ibyo ubutunzi nari mfite burashize, ndagiye. Ubwo nawe Imana ishatse kugira ngo imereke ko ibyo yaratunze nyine nawe ugomba gushaka ibye, nkuko abandi bana Aburahamu yohereje nabo bagiye gushaka, Imana ikabana nabo, n'abandi barashaka. Nuko nawe rero agiye kwiga gushakisha. Uwiteka aramubonekera. Iyo twahagurutse tujya gukora, Imana yabikunda rwose. Ni ryo sengesho, gukora ni isengesho rifatika, bitari nta umuntu wicara, ntabwo Imana yagusanga ahantu wicaye. Aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye muri Egiputa. Urumva ko itangiye kumuyobora. Iyo turi mu isengesho iratuyobora. Isengesho Benedata nditinzeho, isengesho rifatika ni ugukora. Ukomeze utekereze gukora uko ariko ni uguhaguruka ukareba icyiza, ukora ibyiza, ukora ibyiza. Aho niho Imana ibana natwe. Umuntu ukora ibibi nuko nyine umwami waramuhemba. Ntujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Ngo suhukira muri iki gihugu nanjye nzabana nawe. Umva, arasuhutse agiye kuba muri icyo. Imana yamuyoboye. Mana tuyobore kabisa, tubwire igihugu, tubwire aho dusuhukira. Niba ari mu gihugu runaka, haleluya, hari abantu bafite amasezerano atandukanye yo kuba mu bihugu bitandukanye. Natwe turimo. Yesu ashimwe cyane. N'abandi bava mu ntara bakaza i Kigali, ayo masezerano barafite. Imana ngo nanjye nzabana nawe. Icyo gihe turagitegereje ko Imana yapuruvinga. Ubwo rero ni uburyo bwo gutegura isengesho. Gukora ni isengesho rifatika. Imana itayururuka ikamuganiriza bikikora. Ngo turasenga ntidusubizwe. Hari aho Abisirayeli babivugaga. Gusenga twabihinduye indirimbo, kuvuga amagambo. No. Gusenga ni ugukora. Niba dukora neza, Imana izaza dusure tubwire ngo ukora neza, ngo Mana wanjye ndi kumwe nawe. Niba dukora nabi, izaza ducaye tubwire iti weva muri iyi nzira. Nitwanga nyineza bya bintu biradutegereje. Ariko rwose ndatinda ku kintu cyitwa ni gute twananira umwuka w'Imana, twakwanga gukurikira Imana. Niba turi Butare, niho muri universite y'u Rwanda, niho twaganiriye na Benedata, turavuga ngo mbese niba warabonye Imana igira neza, kuki wayivaho ukajya gusenga izindi Mana? Kuki wayivaho kuki wagenda useta ibirenge mu murimo wayo? Niba twarasogonye ngo twamenya ko agira neza, tumwegeye niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana nirikomeze mfuruka. Bamwe barisitaho bakagwa, ariko abandi rirabakomeza. Turi gusoza iki gice. Suhukira muri iki gihugu nanjye nzabana nawe, nguha umugisha kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose. Aha agiye gusuhukira niho ibihugu byose nyine azayobona. Kandi ngo mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze.
Imana ishimwe cyane. Isaka atura i Gerari, abantu baho bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati ni mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati ni umugore wanjye. Ati abantu be kunyica bampora Rebeka kuko yari umunyagikundiro bwa bwoba. Amaze y'igihe kirekire Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki uwo ni wa mwami ahamagaza Isaka aramubwira ati biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti ni mushiki wawe. Uribuka ko ibi byabaye no kuri Aburahamu, ibintu by'akarande bidukurikirana, duce karande mu izina rya Yesu, bidukurikirana mu izina rya Yesu. Isaka aramusubiza ati nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Abimeleki aramubaza ati ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe ukadushishaho icyaha. Iyo twagiye twakinguye umuryango mubi, hano yarabeshye, bitusunikira mu byaha, bigatuma n'abandi bakora ibyaha. Benedata dukeneye kuva mu byaha kugira ngo n'abandi babivemo. Iyo tubigiyemo n'abandi babijyamo, nitubivamo mbere tubyungukiramo, kuko hari ingaruka z'ibyaha zitatugeraho. Ndakumvise Yesu. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Mana tugire neza cyane. Tuzakomereza ku murongo wa 12 twumva icyo Imana itubwira. Imana ibana na Isaka ngo ture muri iki gihugu. Urabona ko atangiye kwagisha gake, baramwakiriye. Imana imubwiye ko zamuha iki gihugu, ntiharasuhukiye, ndi gute zagwa igihugu cy'abandi. Ariko nyine nuko hari ibintu biri imbere yacu. Niba ngo ahantu tuba turi kujya hari abandi bahahoze, ntitugire ikibazo. We tungana n'isezerano ufite gusa, urikurikire iby'abari mu nzira n'iki bifite uburyo Imana ibigenza. Bamwe ikabimurika bajyana ku zindi level, abandi ikabakura mu nzira kuko byabananiye kuba muri izo aho ngaho ugomba kujya, ikahagushira. Muri iyi minsi Imana igiye hari abantu bitwaye nabi mu bintu Imana yabahaye. Imana igiye kwambura ibintu ikabiha abantu bari mu murimo wayo neza. Imana ihabwe icyubahiro kuri kumwe natwe ngo tugire neza kandi tushoboze. Twirinde Imana iratwambura ibintu yaduhaye, tugitwaremo neza, twongere duce bugufi, twize guca bugufi munsi y'ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimiye, turagwimbaje ku Imana yacu. Twakiriye imbabazi zawe aho tutakiranze amaso wawe, aho tutaciye bugufi, aho twatinze kumva no kumvira. Turakwiragije Mwami kugira ngo mu mwanya nk'uyu w'umugisha tuganirize, duhishurire ibyo tugomba gukora. Isose niwe niwamize dukora twese tuyimbaza izina ryawe. Twakira imbabazi zawe rwose, twakira imbaraga zawe, twakira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo wacu. Haleluya. Turagushimira ijambo ryawe, tugushimiye ukomeje kutuganiriza. Ukomeze uduhishurire byinshi kuri iri jambo. Ushimwe kubw'iri jambo ryawe, rikomeze ribe muri twe rigwiriye, rikora imirimo tugomba gukora, ritubwire ibyo tugomba gukora. Isose niwe niwenze twese tuyimbaza izina rya Yesu wacu. Amen. Imana iduhe. Tuzakomeza rapatetse we. Karibu ku mbuga zitandukanye dukoreraho: Facebook, Instagram, YouTube. Hano dukomeze tuganire muri comments, duhugurane, tuganire, usangizanye ibitekerezo na WhatsApp. Karibu. Imana iduhe.